Turabasuhuje mwese abadukurikira kuri kamera Zami and Me TV show. Ni channel nshyashya ya Mama Queen. Channel turimo gushyiraho ibiganiro bitandukanye by'ubuzima bwa buri munsi, hacaye inkuru mbarirano, inkuru zitandukanye. Ndabashuhuje abakristo Yesu ashimwe, abo muri diaspora bitewe n'ururimi muvuga. Bonjour, good afternoon. Mbese buri wese ndamuramukije mu rwe ruhande. Abasilamu ndabaramukije assalamu alaikum. Ubwo namwe munsubize zanyigisha icyarabu. Ni Mama Queen rero ugarutse. Uyu mwanya mwiza ndagira ngo tuganire. Mbafitiye ibintu byinshi byo kuzajya nganira namwe kandi murabizi ndabakunda. Nanjye murankunda ndabizi kandi ibikorwa byanyu, ibitekerezo byanyu birabingaragariza ko mu nkunda. Aka kanya keza hari igitekerezo ejo bundi nasomye ahantu numva twakivugana, numva nakibagezaho kuko gifite inyigisho muri zo nkatwe b'abakristo, nkatwe b'abantu tuba mu buzima bwa buri munsi. Ni igitekerezo cy'umugabo, ni umugabo umwe mu gihugu cyo hanze. Kera ngo yari yoroye inzoka, yari afite inzoka yari yaroroye ari ntoya y'uruziramire. Murabizi abantu b'abakire, abantu batandukanye bajya borora inzoka, bakorora amapusi, utunyamaswa tumwe na tumwe, bakabishyira mu ngo zabo, bakabana nazo, bakazigaburira. Rero we hari uburyo yari yaroroye inzoka y'uruziramire kuva ari ntoya, arayorora, akajya yigaburira, akajya yiha ibyo kurya, akayiha ibyo kunywa, akayitoza imyitozo itandukanye kubera yuko zajyaga zigira amarushanwa. Umunsi umwe inzoka igenda ikura, nawe ayitoza imyitozo myinshi, ayijyana kureba aho izindi zikora imyitozo, ayijyana mu marushanwa. Noneho haza kubaho amarushanwa akomeye. Igihe kimwe umugabo aritegura, akora aho bwabaga kugira ngo uruziramire rwe rube urwa mbere. Nta kintu atakoze, arwambika neza, arwambika neza, ararufungira karavati, ararufungira ishati, nyine imyenda yo kujyana mu marushanwa ahantu kuri stage kugira ngo rukore amarushanwa rumeze neza. Ariko mwibuke ko ari akayoka, mwibuke ko ari akayoka yareze kakiri gatoya, akagakura kuri nyina cyangwa se akagatoragura. Arangije afata umwanzuro wo kukarira, aragakuza, akajya mu marushanwa. None umunsi umwe arakambika, agafungira na karavati mu gikwasi, afungisha igikwasi. Bajya kwiyereka rero, ibindi bivaho, niba ari inzoka, niba ari iki bivaho. Hanyuma rero bagerwaho we n'uruziramire rwe, bajya kuri stage bariyereka, bakora imyiyerekano, bakora amarushanwa. Birangije ku munota wa nyuma, cya gikwasi gisa nk'igifungutse, noneho cyari gifunze karavati, kirafunguka, gisa nk'ikijomba ya nzoka mu ijosi. Kikimara kuyijomba, inzoka iby'amarushanwa yari irimo ihita ibyibagirwa, irangije ihita ihindukirana boss iramurya, dore ko ari n'uruziramire ruhita rumurya. Bari mu marushanwa, ntabwo inzoka yazirikanye ko bari mu marushanwa, ntabwo inzoka yazirikanye yuko rwari rugiye kuba uwa mbere, ntabwo rwazirikanye uruziramire ko boss arutunze imyaka n'imyaniko. Rwo rwumvisha ububabare bw'agakwasi gato, ruravuga ruti boss buriya yashakaga kunyica, ruramurya, agwaho, iby'amarushanwa birangira bityo. Nyamara kumva rero iki gitekerezo maze kugisoma, naratekereje ndavuga ni twebwe mu buzima bwa buri munsi, twebwe abamama, twebwe abagabo, twebwe urubyiruko muri rusange, ni hari ibintu tujya turera muri twebwe, tukimika ibintu bitoya, tukumva ni ibintu tugomba kurera muri twe, tukabana nabyo, nta kintu bitwaye, bizatunyuza mu ruhame, ntikura mu ruhame. Ariko mu by'ukuri tubisobanukiye ko ari ubuyoka, tubisobanuye ko ari ubujangwe, tubisobanuye ko ari akanyamaswa, tukabana nako, ariko ukavuga uti katankura mu bandi bagabo. Ese abagabo bagenzi banjye barambona bate? Ese abagore bagenzi banjye barambona bate? Ese abakobwa bagenzi banjye barambona bate? Abasore bagenzi banjye barambona bate? Ako kantu kakarera, ukavuga uti nubwo nsenga, nzajya nkwaho gakeya kugira ngo mbone uko nicara muri aba bagabo, nzajya nkwaho gakeya kugira ngo mbone uko nicarana na bagenzi banjye, nubwo nsenga nzajya nk'akamogi gakeya kugira ngo mbone uko ngendana na kino kigare twigana, kugira ngo mbone uko mbana n'aba basore b'inshuti zanjye. Umukobwa akabana utuntu tw'uburaya, akabana utuntu tw'ubucakura muri we dutoya, ariko akavuga ati tutankura muri societe, bagenzi banjye baragira ngo iki, nitutajyana muri buwate, kakaba kageso kabaho ubika ahantu. Ariko uko kabika ukarera, ni akanyamaswa kari muri wowe, kagenda gakura kuva mu bwana bwawe ukabana nako, uvuga uti reka mbe ninezeza ndacyari mutoya mu myaka yanjye, nimara kwigira hejuru nzabireka
hanyuma nimara kubireka mpinduka umuntu mukuru ninubaka nzabireka. Ariko wamara kubaka ukagerageza ukavuga ntabwo ndabyara, reka mbe ndyoshya gakeya njyane n'abandi kuri plage, njyane n'abandi muri anniversaire, njyane n'abandi mu birori, ukaba nyamugiyo bajya. Niba uri umugabo mutarabyara ukavuga utireka nta mugabo ugorobereza, ukagira utuntu wimika muri wowe ukiri muto twagukuriramo, uvuga uti igihe iki niki nzatureka. Ariko nshaka kukubwira ko ku munsi wita kuwa finale wo kutureka dushobora kugukura mu ruhame rw'abagabo babandi wari wiringiye bose bakagusebya ugasebukenda nko gupfa. Hari utugeso tw'utunyamaswa twimika, njye mbivuga, hari ibyo nzi, hari ibyo uzi nawe biba muri wowe, ugenda abantu bakuziho bakabona ntacyo bitwaye, bakavuga bati kara kageso kazashira. Nawe hari utwo wize uvuga uti reka mbane natwe ariko igihe kizagera nkwihorere dushire. Ariko bikanga hari umunsi umwe uzajya kuri stage ujyaho nk'uyu muntu, nurangiza nugeraho agakwasi gusa karahagije kugira ngo iyi kamera yawe yibagirwe kuri mu ruhame rw'abagabo b'inshuti zawe, iyi kamera yawe yibagirwe kuri mu ruhame rw'abagore b'inshuti zawe. Nibo ba mbere bazaba bo kuvuga yuko woroye uruziramire, nibo ba mbere bazaba bo kuvuga yuko n'ubundi bari babizi ko iyo ngeso uyitunga, wayitunze tukubwira, n'ubundi yanyweye kera tubizi ko ari umurokore, n'ubundi yasambanye kera tubizi ko ari umurokore. Bakuvuge bavuga bati n'ubundi twagendanaga tubizi, nakageso ko yari yifitiye. Niwiba, hari abantu batunga ingeso yo kwiba bakayitunga mu cyayenye, hari abatunga yo gusambana bakabikora mu cyayenye. Ingaruka zabyo nizijya kukugeraho zijya ku karubanda, kandi abo mwabanaga babandi wihisha bamwe kugira ngo wereke abandi ko muri kumwe, nibo bambere bavuga ati twe tubizi kuri ya muntu yitwa ko asenga, twe tubizi kuri ya muntu yitwa ko abikora asa nk'uwisha, ariko nyine aragaragaye agiye ku karubanda. Uyu mugabo yambereye isomo, ajya korora uruziramire yabizi neza ko ari inzoka, ntabwo ari inka yaracirire, si inyana y'umutavu, ntabwo ari akabwana k'imbwa, ntabwo ari akajangwe, yaraciririye inzoka. Kandi inzoka icyo wayikorera cyose ubuyoka bwayo ntibuyishiramo, icyo wakora cyose ntabwo gihindura inzoka. Ikura ari inzoka, niba ari imbwa ikura ari imbwa, niba ari ipusi ikura ari ipusi. Uyijyane mu mashuka meza, uyigaburire inyamaswa ikura ari inyamaswa, ubunyamaswa bwayo irabukurana. Rero nshuti yanjye, munkurikira kuri Me and Me TV show, tuzajya tugana ibiganiro byinshi ariko birimo kwiga. Njyewe ni iyihe ngeso ntunga Mama Queen nshobora kuvuga ngo iyi ngeso uko byagenda uko ariko kose ntayiretse ishobora kunkura mu ruhame rw'abagabo. Njye ntabwo urugero nkavuga dore nifite akarahure karimo fanta. Iyi fanta tugereranye nka wayini, umwanditsi yaranditse uko tuyibona ibira mu kirahure ngo igeze mu gifu cyangwa igeze mu mara ngo icagagura nk'inshira. Iyo unywa wumva biryoshye, iyo ari akawayini unywa wumva biryoshye, kagenda karyoha wumva mu rurimi karyoshye. Ariko iyo imaze kugera mu nda iguhiramo, yarangiza amara kuguhiramo ikagutemagura, ikaguhindura nk'umusazi, ugatangira kuvuga ibiterekeranye, mbese ikagukuramo. Uyikura mu ikazi, ukayikura mu icupa, ukayikura mu kirahure, yarangiza ikagukura mu ruhame rw'abagabo. Ako ni kakageso ubana nako gakura kuri finali kamaze kuba gakuru, ukagafungisha igikwasi. Ntabwo kibuka ko wakagaburiye, ntabwo wibuka ko wakarenge, ntabwo wibuka ko watorotse abantu runaka, ntabwo kibuka ko watorotse ababyeyi, ntabwo kibuka ko hari ibyo wigombwe kugira ngo karengere. Karakuniga, kakagusebya mu ruhame rw'abagabo, ukandagara. Hari ibyo wiziho uri umumama, hari ibyo wiziho uri umukobwa, hari ibyo wiziho uri umugabo. Ninjye nawe dufite amabanga y'umutima wacu, nitwe dufite kwireba, tukigaragaza, tukimenya, umuntu akisura mu mutima we. Iyi channel yanjye yitwa Me and Me. Ushobora kwibaza ngo ni iki? Gifite igisobanuro kinini. Njyewe ubwanjye, njyewe Mama Queen w'inyuma na Mama Queen w'imbere, njyewe nanjye turiyizi. Mama Queen ndizi kuva kurwara kugeza ku mutwe, Mama Queen ndizi muri njyewe. Hari ibyo munziho mwebwe abantu, nshobora kuba ntiyiziho, mushobora kuba munzi mukavuga ngo ari kuri ya mugore ateye atya, avuga atyagira atya natya. Mu by'ukuri njyewe ntabizi. Hari n'ibyo nzi niyiziho namwe munziho, duhuze ukavuga uti Mama Queen azi gukora ikibye, nanjye nkaba mbizi ko nzi kugikora. Mama Queen avuga gutya, nkaba mbizi. Hari n'ibyo niyiziho njyewe ubwanjye by'amabanga yanjye, n'uwo tubana mu buriri atazi, n'umwana nabyaye atazi, n'inshuti yanjye magari itazi. Ibyo rero
ni ngewe uzi imico mibi nshobora kuba mfite, ni nanjye uzi imico myiza nshobora kuba mfite, nshobora kudevelopa, kimwe n'uko nzi imico mibi nshobora kwikuramo nkavuga ntireka nyishyire ku ruhande ejo itagira uburyo inyangiriza ibintu bimwe cyangwa ibindi. Nshuti zanjye munkurikira kuri Me and Me TV show, muri nshuti zanjye ndabakunda, tuzajya tuganira ibiganiro bitandukanye byubaka ubuzima, inama zimwe na zimwe tuba tuzikeneye kugira ngo tubashe gufasha abantu, kugira ngo tubashe kugirana inama, twungurana ibitekerezo, abadukeneye batubone. Nitwe Rwanda rw'ejo, nitwe babyeyi turimo tubyarira igihugu, turabyara abayobozi, turabyara abadepite, turabyara abaperezida. Twebwe rero nitwe tugomba guha forume. Iyo umuntu agiye kubumba itafari cyangwa ikibumbano runaka, agiha forume ashaka, akagiha forume ashaka. Iyo umuntu abumba amavaze, ibibumbano, abazi forume izajya ku rubaraza, azi ivaze izajya ku meza, azi icyungo kizajya ku mashyiga, azi ibizajya ku muhanda, azi buri kintu cyose akibumba yagitekerejeho, icyaho umujosi muremure, icyaki, buri kintu cyose aba yagitekerejeho. Natwe rero nitwe dufite forume nziza yo guforuma abo tubyara, natwe tukiforuma kugira ngo tube bazima. Mama Queen abo umugore muzima, wowe nkurikira ube umugore muzima, umugabo abe muzima, tubashe kubaka ingo nzima kugira ngo itorero nitugira ingo nzima, itorero rizagira abakristo bazima, bityo n'ijuru ryungukireho. Rero nshuti zanjye ndabakunda, nabasangiza ako kantu k'umugabo n'uruziramire kugira ngo utekereze ibintu uri murera muri wowe, ugenda ubika uhishira, ariko kuri finali bizakugira ku karubanda. Dore ikintu kimwe nabonyeho urugero, hari ukuntu tuvugiye ku bantu bakunda kubyara. Twebwe abagore hari ukuntu tubaho mu buzima bwacu, tugakora ibintu bimwe na bimwe twibwira ko nta kintu bitwaye, ariko baravuga ngo ntawe utwika inzu ngo ahishe umwotsi. Tuvugisha ukuri, hari ukuntu umuntu agenda agasambana, n'urugero ari umukobwa aba mu rugo iwabo, akihangana akabikora ubwa mbere ubwa kabiri ntibigire icyo bitwara, kuri finali bakazashiguka twite. Uratwite ukabihisha ukwezi kumwe 2 3, ariko bikanga amezi 9 akagera, umwana akavuka akajya hariya. Bivuze iki rero? Uko iyo ndikurira mu nda yawe gake niko n'ingeso imbi ziba muri twebwe tutabasha kwikuraho. Tuba tuvuga nzayireka ejo, ugasanga ku munsi wo kuyireka nibwo uhuye n'akaga. Ugasanga umuntu ari akiba amateleviziyo, akiba amafaranga, akiba ibintu bikomeye. Ku munsi wo gufata ugasanga yibye nk'ikibiriti cyangwa isabune, cyangwa agasanga azize 100,000, yaribye amamiliyoni, yaribye ibintu bikomeye. Reka ngane ku musozo mbabwira ngo ni twebwe bo kwisura, tugasura imitima yacu, tukagira ibyo duhindura, kuko ibyo turera twita ko ari byiza, ntabwo ubunyamaswa bwabyo bubita, ahubwo bikurira muri twebwe, kuri finali bikaza kutwereka ubunyamaswa bwabyo. Ndabifuriza guhirwa nshuti zanjye aho muri hose. Uwiteka abane namwe, mukore subscribe, muduhe comment, muduhe share aho bishoboka, twungurana ibitekerezo. Nimero zacu zirahari hasi, muzajya muzibona, muduhamagare tuganire namwe. Imana y'amahoro ibamere umugisha. Ni kuri Me and Me TV show, tuzajya tuganira. Niba hari inkuru ufite udashaka kujya kuri kamera, wambwira nkaza tukayiganira. Ngewe kuvuga ndabishoboye, nzajya mbavugira, mbivuge mu izina ryanyu. Hanyuma niba ari namugisha bayikugire, niba ari inyunganizi utanga ku cyavuzwe tuyigeze ku bantu, niba kandi ari igitekerezo nacyo tukigeze ku bantu. Ndabakeneye kugira ngo ndusheho kwigira imbere. Nkeneye amaboko yanyu, nkeneye ibitekerezo byanyu, nkeneye inama zanyu. Ndabakunda. Umwami Imana abaho umugisha. Nakagaruka kuri Me and Me TV show. Ni Mama Queen, murakoze cyane.